muri 2024 ntuzakore stock. Mani yo muri 2023 igomba gusimburwa niyo muri 2024 ikaza ari fresh. Haleluya. Nta kugendera ku bigugu. N'Imana yaje kubira abasere ngo uko umwaka utashye ngo mujye muhununura ibigugu ngo mupakire ibishya. Ngo umugisha nagendeye muri 2023 ntabwo ari uzantwara muri 2024. Ubwoko bw'Imana ntibugenda bukoresheje retroviseur. Ariko burya biratangaje. Abafite imodoka murabizi cya kirahure cy'imbere cya windshield cya parabrise kiba ari kinini, ariko hari abatwara imodoka bareba muri ka retroviseur ikangana gutya. Jya urebera muri windshield, urebere muri parabrise, ubona imbere hari horizon ngari. Aho kugenda uvuga urumva jewe aho navukiye ntabwo batugaburiraga ngo turye duhage, warahavuye. Urumva aho navukiye ntabwo bankundaga si hukiri. Urumva aho navukiye ntitwagiraga si hugituye. Iyemeza yuko byahindutse. Haleluya. Kandi wiyemeze ko bizakomeza guhinduka. Hari abantu babatekereza ngo buriya ngo bizasubira inyuma, ubisubizwa n'ikinyuma. Imana yacu ntabwo ari Imana isubira, ntabwo ari Imana ipfobya, ni Imana itubura. Amina. Ndabifuriza ko 2024 zaba imyaka yo kubakwa, imyaka yo kwaguka, imyaka yo gukomera, imyaka yo gutubura, imyaka yo kurumbuka, imyaka y'ububyutse. Haleluya. Aba babembe reka nkomeze minota yangira imiragenda. Aba babembe bafashe icyemezo, baravuga ngo kuki twapfira hano. Nawe ndakubaza uyu munsi ngo kuki waguma mu byaha biguhombya, kuki waguma mu buzima bubi, kuki waguma mu mitekerereze mibi, kuki waguma mu nzangano, kuki waguma mu mashyari, kuki waguma mu bwoba, kandi Yesu yaraje ngo abidukuremo. Haleluya. Nkunda amagambo turimo gusoma muri no minsi ya Noheli muri Luka igice muri Matayo igice cya 4. Baratubwira ngo abantu bari bicaye mu gicucu cy'urupfu, ngo bari batuye mu gihugu. Ndikamenya basomere nkuko yanditse kuko sinangombwa ko nigora nyavuga mu mutwe. Matayo ibice 4 guhera ku murongo wa 15 na 16. Na magambo meza cyane ariko muyagira yanyu kuko ni amagambo yo muri iyi minsi turimo ya Noheli, ntabwo turayivamo. Aravuga ngo mu gihugu cya Zebuluni na Nafutali hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani i Galilaya y'abapagani, abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikirwa n'umucyo. Haleluya. Abantu baravuga ati turapfuye. Imana iravuga ngo ntabwo muri bupfi. Iravuga ahubwo ni mugende mujye mu ngando, take a decision, move. Erega bagendaga bibagoye kuba barwaye ibibembe barakandagira. Babaga bamba mwabonye ababembe muri bibiri kuntu babashushanya. Bambaye ya myenda yabo icikaguritse, batendeje umusatsi, baragenda ibirenge byabo byaracitse amano, baragenda bakandagira nk'abantu nyine bagenda nabi. Ariko iyo mirindi yabo bakubitaga hasi bati pim. Imana ishyiramo amplification. Pim. 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 Abasiriya babyumvise baravuga ati twatewe haje ingabo n'ingabo barahunga. Abagabo bagiye kugera mu mahema mu rukererega ntabwo hari hafi, hari nko muri kilometero yose kuko bagererezaga hafi nko kilometero 1 cyangwa 2 niho bafungiraga umurwa kugira ngo bataza ko barasa imyambi bari mu ngando nako bari ku nkuta z'umurwa. Naho ababembe batangira kugenda bagerayo mu kabwibwe mu rukerera. Hanyuma ngo basanga ingabo zahunze ngo zibwira ngo zitewe n'igitero kinini cyane, kandi ari ababembe bane baje kwisabira umugati. Imana yacu ni Imana ikoresha n'ibyo utateganyaga, igakoresha n'ibyo utatekerezaga. Ngo bajyamo barasahura, bajyamo bararya, barangira bavuga toya uyu ni umunsi w'ibintu bishya, ntabwo twabyihererana. Haleluya. Umva uko Imana ivuga muri Yesaya igice cya 43 umurongo wa 18. Iravuga ngo ariko ngo dore ndarema ikintu gishya. Haleluya. Muyandike muvuge ngo Mana, uyasengere ubwira Imana ngo Mana, ndasenga ngo muri 2024 undemere ikintu gishya. Ayo magambo muyarebe muri Yesaya igice cya 43 umurongo wa 18 n'uwa 19. Imana iravuga ngo ariko ko ngiye kurema ikintu gishya. Kandi rwose pastor nawe ndabikubwira nka pastor wa paruwase, ubwo ndizera yuko wabajije Imana ikiri buze kutubwira kugira ngo kizabe intego yacu. Buriya icyo nakundi intego ya bishop, baragiye umuntu afata intego akavuga atari ko intego ni ngari, jewe nzishyiriraho iyanjye. Hari yavuga ngo niduhaguruke dukore. Nibyo cyangwa ndibeshye?
mwe gukomeza kwicara muhaguruke mujyahe muhaguruke mugiye kubiki buri muntu ashobora kwitoraniriza icye bitewe naho ageze. Haleluya. Kuko iyo ari diocese ifite amaparuwasi agera kuri 60 n'ayandi, aho Remera igeze siho katedrali igeze. Katedrali bagiye kubaka twe twararangije. Aho katedrali igeze siho Kabuga igeze. Aho Kabuga igeze siho Nganzo igeze, siho Nkoti igeze. Buri muntu wese ashobora azishyiraho icye akurikije aho agana. Namwe mwishyirireho icyanyu ngo turaza kucyumva mu mwanya, senior pastor niwe bishinzwe ntabwo ari jewe. Ahubwo umva uko Imana ivuze. Umurongo wa 18 iravuga ngo ibya kera ntimubyibuke. Amina. Ibya kera ntimubyibuke. Ibyawe bya kera ni ibiki? Ibyawe bya 2023 ni ibiki? Ibyawe bya 2022 wimukanye muri 2023 ni ibiki? Harimo bamwe mwimukanye ibibazo, harimo bamwe mwimukanye ubukene, harimo bamwe mwubakanye intambara n'imigogoro myinshi. Ariko Imana iravuze ngo ibya kera ntimubyibuke. Ntimwinjire muri 2024 mureba muri retroviseur. Ibya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho. Hari abantu bameze Yesu yigeze kubwira abafarisayo n'abanditsi ngo mwebwe muri imva zirabyingwa. Abantu benshi bazi yuko yabatutse, ariko burya ntabwo Yesu yabatutse, ahubwo ni ikigereranyo. Buriya imva ibamo ibintu byapfuye, ibamo ibintu bya kera, kuko imva ntijya yivugurura. Aba bantu bari bicaye ku mategeko ya Mose yatanze yaciyeho imyaka n'imyaka, Yesu azana amazi mashya, banga kuyakira kuko bari batuye mu mva, bakunda ibyapfuye. Hari abantu bameze batyo, bakwibutsa ibya kera, akakwibutsa ko yavukiye habi, akakwibutsa ko ababyeyi batamukundaga, akakwibutsa ko nta cyiza azabona mu buzima, akakubwira yuko abantu batamukunda, bakakubwira yuko afite karande, maze karande nayo yaragatoye. Umuntu yanga guhindura imitekerereze ati mfite karande, muzivemo. Ibya kera mwe kubyibuka, karande mwe kuzitaho, kuko Imana irarema ibintu bishya. Abafite karande mwese ndababwiye ngo izo karande muziterure muzihereze Yesu, umubwire ngo umva Yesu, izi karande ziwacu z'ubusinzi, izi karande ziwacu z'amahane, izi karande ziwacu z'ubwihebe, ibyo biri mu bya kera. Jewe ntabwo ndimva, ndi urusengero rw'Imana nzima. Haleluya. Twebwe ntabwo turimva, turi insengero z'umwuka. Ibyashize mwe kubyitaho, dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Aba bantu bari bihebye, Imana irababwira ngo ngiye kubereka mwababembe mwe, nubwo mwari mwihebeshejwe n'ibibembe mukihebeshwa n'inzara, ngiye kurema ikintu gishya, nimwe muzavuga inkuru nziza yuko ibintu byahindutse. Haleluya. Imana iradusezeranya irababwira ngo nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Inyamaswa zo mu gasozi, ingunzu n'imbundi bizanyubaha, kuko ntanga amazi mu butayu ngatembesha imigezi mu kidaturwa, kugira ngo nuhire ubwoko bwanjye natoranije, abantu niremeye ubwanjye, ngo berekane ishimwe ryanjye. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV, cyangwa idirishya rya Johari. Barakubwira ngo burya umuntu hari wowe wiyizi, sibyo, n'abandi bazi. Uwo ni wowe umwe, sibyo. Hari undi wowe abandi batazi ariko wowe uzi, ukaba ubizi, ukavuga ngo nubwo abantu bambona ngenda, ndibabona ngenda nyine, babona ngenda, ariko burya hari ibintu batazi. Buri muntu wese wicayemo hano ako kantu arakagira, hari ibintu wiziho, hari ibintu ujya gukora ukabanza ukihisha. Amen. Nuko bimeze, ukabanza ukihisha, ukamekinga sure ko nta muntu ubizi yuko ibyo ngibyo wabikoze. Abareba porno benshi barabizi ko bayireba, kandi bayireba ntawe ubareba. Ndabeshya? Abikinisha. Hari n'abagabo bagenda urugendo bakajya kure,
bagasambanirayo bakaba barokore hano ariko basambanira Dubai. Ibyo nabyo barabizi. Uwo ni wowe abandi batazi ariko wiyize. Hari n'abarozi. Abarozi burya abarozi ashobora kuroga umuntu. Iyo mvuze kuroga so kumugaburira uburozi. Hari no kwicira umuntu izina. Ukajya ahantu ukamwicira izina akazibona bamuhambye cyangwa bamumanitse ataza ko ari wowe mwishe. Uwo ni wowe abandi batazi kandi waza mwahura nawe uti mwene data buriya rwose ibyawe twarabyumvise kandi waje kumekenga showa yuko ko yapfuye. Uwo ni wowe abandi batazi ariko wiyizi. Wowe wa gatatu, hari wowe utiyizi abandi bazi. Hari umuntu uzi ko ari igitangaza cy'umuntu. Abagabo twese tuzi ko turi bitangaza. Njye bwira madamu yicaye hano ubundi buriyo ubona hari umugabo umeze nkanjye. Kimba numva ndi umugabo nyine undi atakwipimaho. Nyamara rimwe na rimwe ubwo murabizi ntabwo madamu arakubwira ibintu ukanga kubyemera kandi ubizi yuko binafatika kwirarira nyine ukigira. Hari wowe hano mu mugongo hari izina ryanditse mu mugongo wawe wenda wanga kwemera kuko udashaka kwemera ko rihari ariko ryanditseho. Nanjye ndarifite sinarimwe. Hari abantu bazi ko ndi umuntu mwiza, hari n'abandi bazi ko ndi umugome. Cyane cyane nk'abampamagara ngo mbaha amafaranga ntayo mfite bazi ko ndingundirize ndingona ndimbwebwe. Ubwo babwira abandi bavuga ati uriya mugabo ntimukamureba agenda ni imbwebwe ni ingona. Aho nawe uze kubwira Imana ihakurebere. Hanyuma hakane hari wowe nta n'umuntu ubizi Imana niyo ibizi ikavuga ngo nyamara ubwo wireba gutyo we wibona uri mutoya njye nkabona uri munini. Sibyo? Hari icyo bita complexe d'imposture. Umuntu wireba akabona ntacyo ari cyo kandi mubone wari igitangaza. Imana ikavuga ati jewe yo nkureba nkurema ntabwo uri icyo ngicyo utekereza. Ntabwo uri uwo nguwo wiyitawe si wowe we kuko uri we n'uw'Imana yavuze cyagiye kuremaga. Ubu rero ni wowe Imana izi wowe utazi. Hari ibintu byakubayeho ukiri mu nda, hari ibyakubayeho ucyonka utazi, hari n'ibyabaye umwana ntaze kurakara kuko sindi buvuge izina sindi buvuge naho twahuriye sinzi naho twaganiraga. Ushobora kuba warabayeho ukajya ubona ubuzima bwawe butameze nk'uko we watekerezaga. Ukabona papa wawe nta kwakira, ukabona mama wawe nta kwitaho cyangwa se ariko Imana ikaba ibizi ikavuga ngo impamvu buri atakwitagaho ni iyi ngiyi jewe ndayizi. Hari wowe uzwi n'Imana abandi batazi nawe utazi. Abo bane rero niyo mpamvu tugiye kuririmba indirimbo ubwira Imana ngo noneho mpishurira who I really am. Hanyuma niturangiza turasenga, hanyuma niturangiza twiga ijambo ry'Imana. Kandi muhumure nyakubahwa coordinator umbwira isanga rukirizaho sindi buyirenze. Ni kugeza sanga uheraho natangiriye maze gukoresha iminota 5 ndabizi. Okay sawa aho ngaho simparenze. So dufatanije twese indirimbo ya 38 muzo gushimisha Imana. Imana ndondorume ibyo ora byose werekane uko ndi kose werekane
reka tubanze dusengere kuri aya magambo. Buri muntu wese yibwirira Imana ngo Mana, ntabwo nshaka kwimukana imizigo ya 2023, ntabwo nshaka kwimukana identite ya 2023 niyo yaba ari nziza ngo aba ariyo nimukana muri 2024. Undondore, umenye, umurike mu nguni zose z'ubuzima bwanjye, umhindurira amateka, umhindurira icyerekezo, umhindurira imigambi, umhindurira ubuzima, umhindurira imibereho, umhindurira imitekerereze, umhindurira imyumvire, umhindurira imibanire, umhindurira imikorere muri byose. Dusenge Imana kuri icyo ngicyo, turangize bira bice bindi bisigaye inyuma. Mwami Imana, turagushima ko kuri Imana ituzi kandi ntibikubuze kudukunda. Ureba abantu bose bateraniye muri urusengero, twese uko tungana nanjye ndimo. Reka imbaraga z'umwuka wera zimanukira ahantu nk'uko wadusezeranije, kuko Mwami Yesu waratubwiye ngo umwuka wera naza, ngo umwuka wera naza, ngo umwuka wera naza, ngo niwe uzemeza abantu iby'ibyaha n'iby'urubanza n'ibyo gukiranuka. Reka imbaraga z'umwuka wera zimanukire muri iri teraniro. Buri muntu wese uramuzi, amaso yawe ntacyo dushobora kuguhisha, ari ibyo twakoreye mu mwijima, ari ibyo twakoreye ahagaragara, ari ibyo tujya twibwira, ibidutera ubwoba, ibidutera isoni, uratuzi neza uko twakabaye. Reka imbaraga zawe zimanukira ahangaha, umurike mu mitima yacu, nta handi twanga kureba, nta handi hahisha ibyo tutabwira abandi. Imbaraga zawe zimanukire kutweza, imbaraga zawe zimanukire kutwemeza, kugira ngo Mwami Imana yacu imizigo ya 2023 uko twagendaga 2023 bisigare muri uyu mwaka, twinjire mu wundi mwaka. Mwami Imana tugendana ibintu bishya. Reka imbaraga zawe zimanukira ahangaha, reka imbaraga zawe zimanukire gukora umurimo muri twe, reka imbaraga zawe zimanukire kuduhindura, reka imbaraga zawe zimanukire kuduhindura abashya, reka imbaraga zawe zimanukire kutwagura, reka imbaraga zawe zimanukire kuturema bushya, imbaraga zawe zikora umurimo kandi icyubahiro cyawe kigaragara ahantu. Mwuka wera, genda hagati muri twebwe, genda ubwire buri muntu uko umubona, genda ubwire buri muntu, genda uvugane na buri muntu, utuvane mu kwirarira, utuvane mu kwihagararaho, kuko ntaho dushobora kuguhisha. Reka imbaraga zawe zikorere muri twe Mwami. Wumve gusenga tugusenze, kandi uyu mugoroba w'impinduka, uyu mugoroba w'ubuzima bushya, uyu mugoroba uwo guhindura amateka, wumve gusenga dusengeye Amana, kandi ubikora ubisohoze kuri Imana, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, amen. Ibice bikurikiyeho: mvugutira kandi unshure intamba zivemo, umpindure icyuma cyawe,
buriya rero nahoze mbisetsa abantu ngo ibuye bararitera rikazamuka hanyuma rikaza kumanuka rikagaruka aho ryavuye. Iyo mbonye abantu buzuye urusengero nkabona n'abandi bicaye hejuru inyutsa kera nkiri mu ivugabutumwa, uretse ko ubu niho nasubiye nyine kuri za stade huzuye abantu, ureba hirya ukabona abantu buzuye, ukahita wumva nyine imbaraga zikujemo, kumva buri muntu wese agomba gukizwa akabona Yesu. Haleluya. Ndagira ngo dufatanye ijambo ry'Imana. Burya iyo umutware atanze ijambo, uvuze nyuma y'uwo munsi ahera kuri iryo ngiryo. Numvise Bishop Kare avuga ngo intego bafashe muri diocese ya Kigali ngo iri mu bami wa kabiri bice 7, umurongo wa 3 kugeza ku wa 10 niho ndi bugeze yewe. Ariko ndagira ngo mpere kuri ayo magambo twige kuri uyu mugoroko. Ni amagambo meza cyane. Ni inkuru y'ababembe batatu, murabizi abateraniye hano mu gitondo, ubwo murayizi, ariko reka mbanze nyisome kuko ntabwo bitwara umwanya munini cyane kandi ntibutwara iminota myinshi. Kandi ubwo hariho abagabo 4 b'ababembe bari ku irembo, baravugana bati, iki twicaza aha kugeza aho tuzapfira niki? Uca umurongo kuri iyo nteruro, iki twicaza aha kugeza igihe ho tuzapfira niki? Ariko twavuga tuti twinjire mu murwa kandi inzara urimo twawugwamo, kandi nidukomeza kwicara hano gusa nabwo turapfa. Nuko noneho nimuze dukeze ingabo z'Abasiriya, niba dukiza tuzabaho, niba twica hose n'ugupfa. Mukabwibwi barahaguruka bajya mu rugero rw'Abasiriya. Bageze aho urugero rw'Abasiriya rutangirira basanga nta muntu rurimo, kuko Uwiteka yari yumvishije ingabo z'Abasiriya ikiriri cy'amagare n'icy'amafarasi n'icy'ingabo nyinshi, bituma bavuga bati, yemwe umwami w'Abisirayeli yaguriye abami b'Abaheti n'abami b'Egiputa ngo badutere. Bahera ko barahaguruka nimugoroba bari mu kabwibwi, bata amahema yabo n'amafarasi yabo n'indogobe zabo, uko urugero rwakabaye barahunga ngo badashira. Nuko ababembe bageze aho urugero rutangirira, binjira mu ihema rimwe, bararya baranywa, bakuramo ifeza n'izahabu n'imyambaro, baragenda barabihisha. Baragaruka binjira mu rindi hema, bakuramo ibindi, baragenda barabihisha. Hanyuma baravugana bati, ibyo tugira ibi si byiza. Muca umurongo kuri ayo magambo. Ibyo tugira ibi si byiza, kuko uyu munsi ari umunsi w'inkuru nziza, tukicecekera. Niturinda ko bucya tuzagibwaho n'urubanza. Nuko nimuze tugende tubwire aho mu rugo rw'umwami. Nuko baragenda bageze mu murwa, ku murwa bahamagara umurinzi w'irembo. Ku murwa bahamagara umurinzi w'irembo, baramubwira bati, twageze mu rugero rw'Abasiriya, nuko dusanga nta muntu urimo, ntaho hakomera keretse amafarasi n'indogobe biziritse, kandi amahema ari uko yakabaye. Maze uwo murinzi ahamagara abandi babibwira bikambere ibwami. Nuko umwami yibambura muri iryo joro, abwira abagaragu ati, reka mbabwire inama Abasiriya batugiriye. Bamenye ko ari inzara itwishe, icyo gitumye bava mu rugerero bakihisha mu gasozi. Bibwiye bati, nibasohoka mu murwa turafata mpiri twinjire mu murwa. Reka ngarukiza kuko aho inyuma sinshaka kwigisha, ndagarukira hariya ku murongo wa 10. Haleluya. Ikintu ngira ngo dutekerezeho cyane, iyi nkuru tuyitangiriye hagati, kubera ko aba Basamariya, murabizi ubwami bwa Isirayeli bwacitsemo kabiri. Imiryango 10 ijya mu majyaruguru, kapitali yabo iba Samariya, bakitwa Abisirayeli, ubwami bwa Isirayeli. Iyindi miryango 2 isigara mu majyepfo, kapitali yabo ibi Yerusalemu, akitwa ubwami bwa Yuda. Ibi rero byabaga mu bwami bwa Isirayeli muri ya miryango 10 y'amajyaruguru ifite kapitali yabo i Samariya. Noneho Abashuri cyangwa Abasiriya baza kubatera. Iyo bateraga umurwa muri kiriya gihe cya kera, umwami yarazaga akagota umurwa, agafunga inzira zose ziwugaburira. Yirirwa utera agafunga inzira zose ziwugaburira. Hari igihe bashoboraga no kumara imyaka 3 umurwa barawufunze, kuko imirwa myinshi yarundanyaga ibyo bazarya, bakaba bafite reserve mimbere. Nka buriya Babuloni, murabizi Nebukadineza buriya ari umuntu w'umuhanga cyane, yubatse Babuloni ayikikiza inkike zikomeye kandi ndende cyane, ku buryo yashoboraga kubakaho jaride hejuru. Bivuga ngo epeseri y'urukuta yabaga ifite nk'imetero 10.
urukuta nk'urwo ngurwo ntabwo ushobora kurumeneramo, niyo wacukura nturumene. Ariko asigazaho umugezi wa Ufurati wanyuraga, niwo wagaburiraga, niwo wabahaga amazi. Ko aravuga ati ibyo ari byose umunsi tuzagotwa tuzakenera amazi. Uburyo bwiza bwo kutazabura amazi ni ugucisha Ufurate tukayubakiraho, tukaba dufite amazi mu murwa, tukubaka ibigega byinshi ku buryo niyo umwami yadutera inzara izamwica mbere yuko itwica. Niyo mpamvu yarebye Babuloni amaze kuyuzuza ayifata mu mufuka areba hejuru avuga ati iyi ni Babuloni yanjye niyubakiye n'ubwenge bwanjye n'imbaraga zanjye kugira ngo mpeshe icyubahiro. Abajya biga amateka bazi yuko Jardin de Babylone yari yarubatse amajaride mu kirere kuri izo guta zari mu byo bitaga Recette Merveille du Monde. Byari ibintu bitangarirwa abantu bakajya kubisura. Ariko burya ibintu byose bigira ukuntu birangira. Abamede n'abaperese bajya gufata Babuloni barabanje bayikorera etude, barayiga, baravuga ati Babuloni ntushobora kuyifata uturutse mu irembo. Uburyo bwiza bwo gufata Babuloni ni ukugenda uriya mugezi wa Ufurate tukawuyobya, aho wanyuraga hagacika icyuho. Icyo gihe bamaze gufunga abi Babuloni bakavuga ati aya dore abamede n'abaperese barimo guta umwanya, ntushobora gufata Babuloni. Nabo ntibamenya yuko bo baragiye bamaze kwigumurwa, wa mugezi wa Ufurate uca mu murwa hagati, baragenda bacukura kanari yindi, barayicukura bayigira ngari, ariko batinda kuyiyobya kugeza igihe ingabo zabo zari ziteguye. Bahengera umunsi Berushaza yari yakoze ibirori, yakoresheje umunsi mukuru barimo kwizihiza yuko Babuloni idashobora gufatwa. Wa mugezi barawuyobya amazi ashiramo. Hanyuma cya cyuho cyacitsemo, kuko Ufurate urumva yari ndende, binjirira muri aho ngaho Babuloni bayifata itarwanya. Burya ikintu cyose ahangaha rero uyu mwami w'i Samariya nawe baramugose bamara imyaka 3, abaturage batangira kurya abana babo. Umugore umwe araza aramubwira ati yewe mugenzi wanjye twasezeranye ko tuzarya abana, uwanjye naramuzanye turamubaga turamurya, none uwe yamuhishe ntabwo yamuzanye gutumurya. Umwami aravuga ati bagenzi banjye ngo yambara ibigunira, aravuga ati mva ejo isaha y'amanywa kariya kagabo kitwa Elisa kagahanuzi katatubwira uburyo twabona igisubizo cy'iki kibazo, Imana izampane nintakica. Elisa aravuga ati ariko ndende kubabwira ikintu kimwe, jewe nsenga Imana yambwiye ngo ihinduye amateka. Haleluya. Imana yambwiye ngo ihinduye amateka ejo. Umurongo wa mbere utangira icyo gice cya 7 baravuga ngo Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi zabigurwa shekeri imwe, kandi indengo 2 za sayiri nazo zaba zigurwa shekeri imwe. Ni ukuvuga ngo shekeri imwe yari nk'amafaranga umuntu akorera ku munsi. Ngira ngo umufundi wino reka mvuge ko ari 5. Nkawe yababwiye ati ejo oya uyu yari denara, ahubwo nta nubwo byari bigeze ku mushahara w'umunsi. Ngira ngo ubwo yari nk'amezi 2. Aravuga ati ejo ibiryo bizaba bimeze nk'ibitoragurwa, uzaba ugura ikiro cy'akawunga ku mafaranga 20, uzaba ugura ikiro cy'umuceri ku gikoroto cy'ijana. Umuntu avuze gutyo bavuga ati uyu muntu ariko se buriya ntarimo kurota. Ariko nicyo yababwira ati ejo ku manywa y'ihangu nkayo, mbere yuko uwo mugabo avuga ngo azanyica, ibiryo hano i Samariya bizaba byabaye byabuze ubirya. Haleluya. Hanyuma aba babembe umva uko Imana izana igisubizo, kuko iby'Imana ivuze isubira inyuma ikabikora. Haleluya. Buri ikintu gikomeye abantu benshi ntibajya bareka ngo Imana igire ikibavugaho, ariko buri wese wicaye hano hari icyo Imana ikuvugaho, hari icyo Imana ikubwira, hari icyo Imana igutangariza, hari icyo Imana ibwira buri muntu wese. Uyu mugoroba nutega amatwi nibura utahanira ijambo rivuga ngo Imana yacu ni Imana ihindura iminsi. Haleluya. Kandi Imana ikavuga ngo ibya kera mwe kubyibuka, ngo kuko ndarema ikintu gishya. Ariko ibyo turaza kubibona ubwo ndimo nditanga imbere. Aba bagabo rero bari aba babembe bari hagati nk'ururimi. Hirya hari Abasiriya, hano hino hari Samariya. I Samariya barabirukanye kuko ni ababembe, bagomba kuba hanze y'umurwa. Niko itegeko ryavugaga ngo umubembe muze kureba mu Barewi
mu gice cya 13 umurongo wa 45 baravuga ngo umuntu nababembye ajya hanze y'amahema abe hanze y'umurwa, kandi uretse no kuba hanze y'umurwa nagenda mu nzira agahura n'abantu ngo ajya agenda kugira ngo abantu bamumenye, ajya agenda adashokoje atendeje umusatsi kandi yipfutse mu maso yambaye agapfukamunwa, agende nagera hafi y'abantu ajya avuza induru ababwira ngo nimwigireyo ndahumanye ndahumanye ndahumanye. Tekereza kugenda ari we wivugiriza induru ubwira abantu ngo mwigireyo ngiye gucaho. Murabize mu gihe cya covid umuntu wabaga arwaye covid baduhaga kato, nanjye nigeze kuyirwara, cyakora kato nagafatiye mu cyumba, hanyuma bakajya bangemuriramo isahani waririyeho bakayoza yonyine ikabukwayo, n'ikanya yawe ikabukwayo, n'ikiyiko cyawe kikabukwayo, n'agasoro kawe kakabukwako, mbese ukaba mu kato kandi uri iwawe umubembe. Buriya abantu benshi reka mera aho ngaho, kuko buri ibibembe muri Bibiliya ni sembole y'ibyaha, ni igishushanyo cy'ibyaha, kuko ibibembe byaragufataga nta muti w'ibembe wari uriho, waba gutegereje kuzapfa gusa, kereka Imana yakoze igitangaza ikakwikiriza, kuko na Namani yarakize. Ndahamya ko nawe abembe wende risari cyo yabakoreye bagakira. Ariko ibibembe byaricaga. Bibiliya ikatubwira ngo ibi bibembe ni igishushanyo cy'ibyaha, ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ariko haleluya, impano y'Imana muri Kristo Yesu ni ubugingo buhoraho. Hari abantu benshi babembye, ataha mu rugo yivugiriza induru, abana bakabimenya, bavuze ihoni, umubyeyi akabwira abana ati nimuhunge papa araje, kuko arabembye. Ni umugabo w'umwaka, iyo atashyaho kugira ngo abana bishime barababara, iyo atashyaho kugira ngo umugore azamusanganira aza yikandagira, kuko arabembye, arivugiriza induru, n'amagambo yawe arakuvugiriza induru. No mu rubyiruko nuko, no mu bandi nuko. Hari umuntu ubaho agenda yivugiriza induru, wenda nawe wicayemo hano cyangwa urimo kunyumva uri kure urivugiriza induru, abantu bakuzi batyo, hari icyapa cyaguteweho ugenda wivugiriza induru, aho unyuze hose baravuga ati nguyu yaraje. Ariko uyu munsi Imana hari ikivuga. Ababembe baricaye baravuga tumva, iyo tugiye imbere nidusubira mu murwa n'ubundi baradutera amabuye baratwirukana, kandi nitunajyamo natwe turapfiramo hamwe n'abandi, nitugenda nituguma hano n'ubundi turapfa, nitujya mu Basiriya bashobora kudukiza cyangwa bakatwica. Inzira isigaye yonyine y'ibyiringiro ni ukujya mu Basiriya. Baricara babitekerezaho, mu yandi magambo baricara bisubiramo. Wa mwana w'ikirara wari waragiye kuragira ingurube yaravuye iwabo, ikintu cyatumye ava mu ngurube ngo yaricaye yisubiramo, aricara aratekereza ati ariko kuki iki kibazo ababibajije nicyo umwana w'ikirara yibajije, aravuga ati kuki inzara yanyicira hano kandi kwa data abagaragu barya bagahaga? Kuki inzara yakwicira muri ibyo byaha? Kuki wahora usenya urugo rwawe kandi ntacyo wabuze? Kuki urugo rwawe rwahora mu mahane kandi utari umuntu mubi? Kuki umugore wawe yakwicwa n'agahinda cyangwa n'umugabo? Erega n'abagore namwe ni muri shyashya. Umunyabyaha wese, yaba umugore yaba umugabo, bose bava indimu. Nta mahoro y'umunyabyaha niko Imana ivuga. Inshuro 3 muri Yesaya Imana iravuga ngo umunyabyaha, nta mahoro y'abanyabyaha niko Imana ivuga. Umunyabyaha ngo kandi ugendera muri izo nzira nta mahoro azamenya, nta nubwo azatanga amahoro. Kuki waguma mu byaha kandi agakiza karabonetse? Ariko ikintu gituma abantu benshi badahinduka, ikintu gituma umuntu yimuka muri 2022 akanyura muri 2023 ari uko yarameze muri 2021, ari uko yarameze muri 2020, abantu benshi ntabwo batekereza. Suko atari abanyabwenge, suko batize. Abantu benshi ubuzima bwananiye muri uyu mujyi bafite amadiplome, masters, PhD, ngo zasenyutse kandi ufite PhD. Urugo rwawe rurakunanira kurucunga kandi ucunga ikigo. Wananiwe gucunga gato akantu gatoya k'umubiri wawe kagusenyira urugo. Kuki wakomeza ukabaho nabi kandi agakiza karabonetse? Ikintu gituma abantu babaho nabi ntibajya bisubiramo. Uriya mwana w'ikirara waragiraga ingurube, suko iwabo hari habuze. Se yari umukire, iwabo bararyaga bagahaga, ngo n'abagaragu base bari bamerewe neza, ariko arimo aricwa n'inzara, aragiye ingurube z'abandi badashaka no kumugaburira. Wowe ubayeho nabi, urugo rwawe rubayeho nabi, atari uko wabuze amafaranga,
abana b'inshoreke bararya abawe bashonje, inshoreke zirakuririmbira uwawe yishwe n'agahinda. Kandi no ku bagore nuko nguko bimeze. Aba babembe bakoze ikintu buri muntu wese wahinduye ubuzima iteka ryose agomba kwibaza. Niba ugiye kujya muri 2024 ubuzima bwawe buhindutse, hari ikibazo ugomba kwibaza, kuki naguma hanga, naguma muri aka gahinda kandi Yesu yaraje ngo yikorere intimba zacu? Kuki naguma muri uyu mujinya kandi ibyaha byanjye yarabyikoreye? Ko abantu benshi ntabwo bajya bibaza icyo kibazo. Abantu benshi bameze nk'imbeba yafashwe mu gifuma. Abenshi iyo umuntu akoresheje ingero z'abanyacyaro ntabwo mushobora kubyumva. Igifuma ntabwo muzi icyo ari cyo. Mujya mubona abantu bagenda rimwe na rimwe, ariko cyane cyane mu masoko yo mu byaro, ukabona yikoreye ibintu by'imporomphoro bikoze nk'icupa, bikoze mu mporomphoro, barafunze umutwe umwe bakawufungira ku icupa bagafunga hepfo, barangiza imporomphoro bakazigonda bazirebeshamo imbere, hagasigara kenge imbere zikinjiramo, bashyizemo ubunyobwa, yamara kwinjiramo gusohoka bikayigora, kuko igiye gusohoka irasunika za mporomphoro zikayijomba bikayirya, igahitamo kuguma ikaguma mu gifuma kugeza igihe baza kuyikuramo bakayihinjangwa ikayirya, kuko yatinye kubabara, yatinye gusohoka muri comfort zone. Hari abantu benshi bicara muri comfort zone y'ibyaha, akabwira ati ninsohokamo birambabaza. Twigeze kubwiriza umukobwa w'indaya turamubwira ati rwose wavuye muri ubwo burayi, ati nkatungwa n'iki? Kandi ubwo niyo batubwiraga ati jewe buriya isi y'abanyabyaha ikoze nk'iyi si y'aba babembe, babyina muzunga aho bicaye, akareba kujya mu murwa agasanga ari ugupfa, akareba kuguma aho ari agasanga ari ugupfa, akareba kujya mu basiriya agasanga ari ugupfa, agahitamo gupfira aho ari. Kobwa w'indaya twamubwirije ubutumwa twari turiho, mwaramubwira tuzajya mu muriro, aramubwira tumuriro ngurimo deja. Ati nuwuhe muriro ushobora gusumba kurarana n'umugabo utazi? Nuwuhe muriro ushobora gusumba kuryamana n'umugabo wasinze kandi we inyota yakwisha? Nuwuhe muriro ushobora kuruta kurarana n'umugabo bwacya mu gitondo akakwima amafaranga yawe agasiga gukubisa? Ati umuriro jewe ngurimo, ahubwo nimumbwira uburyo tuwuvamo. Aramubwira ati akira Yesu uve mu byaha byawe, ati nkazatungwa n'iki? Ahisemo kuguva muri comfort zone ariko y'umuriro. Hari abantu bacana umuriro. Cyera twiga mu seminari, padiri yaratubwiye ati nushaka gusohoka mu buriri wihuta ujye utekereza kuri mu muriro utazima. Noneho twari dufite umwana umwe w'udukoryo twinshi, araryama hanyuma ntiyabyuka, araryama arimiramiza, padiri araza amuhubuzamo, hanyuma turabwira ati kuki utatekereje kuri mu muriro? Ati hora sha uriya muriro ubushyushye. Ati naryamye ntangira kuvuga ngo ndi mu muriro, ati ndongera ndavuga ngo ndi mu muriro, ati ndongera ndavuga ngo ndi mu muriro, ati ndangije nkurura uburingiti ndenzaho ndavuga ngo buriri peshe rutirabyemerite ngo shya wa munyabyawe n'ubundi wari ubikwiriye. Hari abantu benshi bameze batyo, arabizi neza ko ari mu muriro ariko aravuga ati no muriro urasusurutse. Uri umujene ariho mujye mumbwira buriya abantu b'abajene hari ibintu byari byarananiye. Nanyoye itabi nditsamura, hanyuma mpita ndireka, sinigeze ngo itabi mu buzima bwanjye. Icyakora kubera ko icyo gihe tukiri abajene twabonaga kunywa itabi ari ubusimu cyane. Muri buka kera ukuntu umuntu yajyaga agenda agatwara akagura isegereti imwe akayishyira mu gapaki k'isegereti, ariko ibyo ntabwo mubizi mwebwe mwavutse ejo bundi reka. Ariko muri za 60 na kangahe twebwe dukora 68 no muri za 70 tuba turi abajene, wafataga isigara imwe ukayishyira mu gapaki ugashyira mu mufuka, ukagenda wagera aho wagiye ukabura ati nta gishirira mwama, bakaguha igishirira ugakongeza isigara ugatumura ugacisha mu zuru ukongera ukakazimya ugasubiza muri ya paki ukaba umusirimu. Nagerageje kubyiga rimwe ubusirimu burananira, ndavuga ntapa bisi ntabwo nzabijyamo. Njya nibaza abantu banywa urumogi, njya nibaza abantu banywa inzoga bagasinda, maze iminsi nicwa n'agahinda. Ejo bundi nagiye ahantu hari hamaze kubera ubukwe, nsanga abantu b'abajeni baricaye biteretse za nzoga zisa n'amazi za jini n'ibindi. Nsanga abajeni b'abahungu n'abakobwa baricaye babaye udusake hejuru y'amagini. Sha muranywa amagini koko? Kandi jye simba nabihishe naravuga ni muranywa amagini koko? Amagini abamereye nabi. Yemwe wanywa amagini abarimo hano uyu munsi muvuge ngo ubu buzima ndabuvamo, kuko uretse kwiheba no kubabara nta kindi bibyara, uretse ibihombo nta kindi byungu. Wibwira ko nta bugabo bw'inzoga,
ubugabo udafite uri muzima uri soba ntabwo uba ufite, nubwo ubona ari uko wanyoye burya ntabwo ari n'ubugabo bw'inzoga, ntabwo ari ubugabo bwawe. Hari n'abajya babimbwira natwe twisaziye turi muri 60 na ariko umuntu w'umugabo ngo utanywa inzoga ngo ubwagira ijambo mu rugo. Niba uvuga ijambo ari uko wanyoye inzoga, iryo si ijambo ryawe, ni iry'inzoga. Ngewe mvuga iryanjye, ryaba ryiza ryaba ribi bari iryanjye. Iyo ari ryiza ndarishimira, iyo ari ndaryihana, ariko ni iryanjye. Hanyuma wisubiremo utekereze, kuko igituma abantu benshi badahinduka ntabwo bajya bisubiramo ngo batekereze, ngo yibaze ngo ariko iyi mibereho, ubu buzima mbayeho burampombya cyangwa buranyungura. Halo, ndondorera uyu mutima niho ushobora kugaragaza ibirimo mu bwisho bwawe. Umuntu watangiye gusaba Imana ngo imurondorere umutima aba yatangiye gutekereza, akabaza Imana ati Imana kuki ntarimo kuva hondi, kuki nabyinnye muzunga ahantu nkaba ntava, kuki nagerageje gusohoka muri ubu buzima nkaba ntabusohokamo. Rondora ubuzima bwawe nk'aba babembe boze ngo kuki twaguma hano. Ikibazo cya kabiri bibajije baravuze batari ko kuki twaguma hano tukarinda tuhapfira. Icyatandukanije ubuzima bwabo n'ubuzima bw'abantu benshi, bo bafashe icyemezo, baravuga ati kama mbaya turagiye. Icyatumye uriya mwana w'ikiraro ubuzima bwe buhinduka, yaravuze ngo sindi bugume hano. Arabyuka mu gitondo ahamagara shebuja, aramubwira ati bose dore ingurube zawe ndatashye. Bose aramubwira ati wowe uri ikigoryi ntabwo uzabona imibereho, nari naguhaye ingurube ngo uziragire, naragutabaye inzara yakwishe. Aramubwira ati umva bose, inzara yanyica itanyicira, it's not your business, jewe ndatashye. Ndenda kukubwira ngo uyu munsi uhitemo, uyu munsi uhaguruke, uyu munsi ubwira Imana ngo Mana ndimuka 2023 ninjire 2024 ndi icyaremwe gishya, ndinjira 2024 mfite imitekerereze mishya, ndinjira 2024 ndi mu mbaraga nshya, ndinjira 2024 mu mikorere mishya, ndinjira muri 2024 mu bitekerezo bishya. Niyo waba uri umurokore nanjye ubibabwira, ndinjira 2024 mfite imigambi mishya. Jewe ndashima Imana ko nubundi jewe nta kundi nabigenza. Ko 2023 nagiye mu kiruko kizabukuru, ubu ngomba kwibaza icyo nzikoresha muri imyaka 2 iri imbere. Nta nubwo ari 2 gusa, kuko jewe sinjamenya gutekereza imyaka 2 yonyine. Jewe mu mitekerereze yanjye ntekereza mu myaka 10. Umpaye nshima Imana yampaye kuyobora Iremera, kuko Iremera ntamaze 12. Burya mu myaka 10 jewe mind yanjye ikorera ku myaka 10 minimum. Kwibaza ngo ubu mfite imyaka 65 ndatangira wa 66, igihe nzaba mfite imyaka 75 nzaba ngezeye, nzaba nakoze iki, nzamenya ne ko ubuzima bwanjye bwagize agaciro, nzamenya ne ko ubuzima bwanjye bwagize umumaro, nzamenya ne ko ubuzima bwanjye bwakuze. Ntabwo ngiye nshaka gusaza nk'isabuni. Hari abantu basaza basubira inyuma, mbona n'abantu benshi bagirira impuhwe ngo rero ngo pastor ngo buri umuntu agiye muri retirement ngo aratangira ngo akazana ingese ngo agatangira. Yewe ntabwo Imana yandemeye kumera ingese, ntabwo Imana yandemeye gusubira inyuma, kuko Imana nsenga si ukwitekereza yihora ivuga ngo tugomba kuva mu bwiza tujya mu bundi, tukava mu mbaraga tujya mu zindi. Kandi ntabwo ari kuri jewe jyenyine, ni kuri twese. Buri muntu wese wicayemo hano, waba uri mutoya waba uri mukuru, Imana yagennye ko ugomba kugenda uva mu bwiza ujya mu bundi, buri mwaka ukagenda wiyongera. Niyo wabona nzana iminkanyari ku ruhu rw'inyuma, Paulo abivuga neza ngo umuntu wacu w'inyuma arasaza ngo ari kuwimbera agenda bamushya. Ahandi umwanditsi wa Zaburi aravuga ngo abakiranutsi ngo no mu busaza bazagumya kwera, ngo bazagira amakakama n'itoto. Iryo ni isezerano ry'Uwiteka. Haleluya. Abasaza n'abakecuru murimo hano bameze imvi mwese, ndenda kubabwira ikintu kimwe, ntabwo tugomba kugenda tubingoroje ngo usange ukurura amaguru ngo ngewe ngo ntacyo nkimaze, ngo ngewe ndashaje. Ntabwo Imana yigeze iteganya ko tuzasaza nk'umwenda.
ntabwo yigeze ivuga teganya ko tuzasaza nk'isabune tugenda dushonga. Iyo yateganije ko tuzagenda tuva mu bwiza tujya mu bundi. Umuntu w'inyuma agasaza ari kuimbera akaba mushya, no mu musaza tukagira amakakama n'itoto kuko twatewe mu bikari by'Imana yacu. Mwambwiye ngo amen ariko. Haleluya, mumpera Imana amashyi. Tugomba kugambirira kugenda tukimuka mu mwaka tujya mu wundi nk'abatubanjirije. Haleluya. Abatubanjirije tukagenda tuvuga ngo imbere yacu hari territory tukonka. Yosuwa yahagaze kuri Yorodani areba hakurya igihugu cy'amasezerano. Mose yatwaye abayisirayeli ageze ku nyanja itukura, Imana iramubwira ngo babwire bakomeze bagende, bakandagiyemo inyanja iratandukana, banyura mu butayu bagenda barya manu. Haleluya. Imana irababwira ngo ntimugakore stock, ntimugakore stock. Kwizera kwa 2023 ntuzakwimukane muri 2024, ntuzakore stock. Manu yo muri 2023 igomba gusimburwa niyo muri 2024 ikaza ari fresh. Haleluya. Nta kugendera ku bigugu. N'Imana yaje kubwira abasere ngo uko umwaka utashye ngo mujye muhunura ibigugu ngo mupakire ibishya. Haleluya. Ukavuga ngo umugisha nagendeye muri 2023 ntabwo ari uzantwara muri 2024. Ubwoko bw'Imana ntibugenda bukoresheje retroviseur. Ariko burya biratangaje. Abafite imodoka murabizi, cya kirahure cy'imbere cya windshield cya parabrise kiba ari kinini, ariko hari abatwara imodoka bareba muri ka retroviseur kangana gutya. Jya urebera muri windshield, urebere muri parabrise, ubona imbere hari horizon ngari. Aho kugenda uvuga urumva jewe aho navukiye ntabwo batugaburiraga ngo turye duhage, warahavuye. Urumva aho navukiye ntabwo bankundaga, si hukiri. Urumva aho navukiye ntitwagiraga, si hugituye. Iyemeza yuko byahindutse. Haleluya. Kandi wiyemeze ko bizakomeza guhinduka. Hari abantu babatekereza ngo buriya ngo bizasubira inyuma, ubisubizwa n'ikinyuma. Imana yacu ntabwo ari Imana isubira inyuma. Imana yacu ntabwo ari Imana ipfobya, ni Imana itubura. Amina. Ndabifuriza ko 2024 zaba imyaka yo kubakwa, imyaka yo kwaguka, imyaka yo gukomera, imyaka yo gutubura, imyaka yo kurumbuka, imyaka y'ububyutse. Haleluya. Ababembe reka nkomeze minota yangira imiragenda. Ababembe bafashe icyemezo, baravuga ngo kuki twapfira hano. Nawe ndakubaza uyu munsi ngo kuki waguma mu byaha biguhombya, kuki waguma mu buzima bubi, kuki waguma mu mitekerereze mibi, kuki waguma mu nzangano, kuki waguma mu mashyari, kuki waguma mu bwoba, kandi Yesu yaraje ngo abidukuremo. Haleluya. Nkunda amagambo turimo gusoma muri no minsi ya Noheli muri Luka igice muri Matayo igice cya 4. Baratubwira ngo abantu bari bicaye mu gicucu cy'urupfu, ngo bari batuye mu gihugu. Ndikamenya basomere nkuko yanditse kuko sina ngombwa ko nigora nyavuga mu mutwe. Matayo ibice 4 guhera ku murongo wa 15 na 16. Namagambo meza cyane ariko muyagira yanyu kuko ni amagambo yo muri iyi minsi turimo ya Noheli, ntabwo turayivamo. Aravuga ngo mu gihugu cya Zebuluni na Nafutali hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani i Galilaya y'abapagani, abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikirwa n'umucyo. Haleluya. Abantu baravuga ati turapfuye. Imana iravuga ngo ntabwo muri bupfi. Iravuga ahubwo ni mugende mujye mu ngando, take a decision, move. Erega bagendaga bibagoye kuba barwaye ibibembe barakandagira. Babaga mwabonye ababembe muri bibiri kuntu babashushanya, bambaye ya myenda yabo icikaguritse, batendeje umusatsi, baragenda ibirenge byabo byaracitse amano, baragenda bakandagira nk'abantu nyine bagenda nabi. Ariko iyo mirindi yabo bakubitaga hasi bati pim. Imana ishyiramo amplification. Pim. 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 Abasiriya babyumvise baravuga ati twatewe haje ingabo n'ingabo barahunga. Abagabo bagiye kugera mu mahema mu rukererega ntabwo hari hafi, hari nko muri kilometero yose kuko bagererezaga hafi nko kilometero 1 cyangwa 2 niho bafungiraga umurwa kugira ngo bataza ko barasa imyambi bari mu ngando nako bari ku nkuta z'umurwa. Naho ababembe batangira kugenda bagerayo mu kabwibwe mu rukerera
hanyuma ngo basanga ingabo zahunze ngo zibwira ngo zitewe n'igitero kinini cyane kandi ari ababembe bane baje kwisabira umugati. Imana yacu ni Imana ikoresha n'ibyo utateganyaga, igakoresha n'ibyo utatekerezaga. Ngo bajyamo barasahura, bajyamo bararya, barangira bavuga toya uyu ni umunsi w'ibintu bishya, ntabwo twabyihererana. Haleluya. Umva uko Imana ivuga muri Yesaya igice cya 43 umurongo wa 18 iravuga ngo ariko ngo dore ndarema ikintu gishya. Haleluya. Muyandike muvuge ngo Mana, uyasengere ubwira Imana ngo Mana, ndasenga ngo muri 2024 undemere ikintu gishya. Ayo magambo muyarebe muri Yesaya igice cya 43 umurongo wa 18 n'uwa 19. Imana iravuga ngo ariko ko ngiye kurema ikintu gishya. Kandi rwose pastor nawe ndabikubwira nka pastor wa paruwase, ubwo ndizera yuko wabajije Imana ikiri buze kutubwira kugira ngo kizabe intego yacu. Buriya icyo nakundi intego ya bishop, buriya igihe umuntu afata intego ukavuga atari ko intego ni ngari, jewe nzishyiriraho iyanjye, hari yavuga ngo niduhaguruke dukore. Nibyo cyangwa ndibeshye? Mwe gukomeza kwicara, muhaguruke mujyahe, muhaguruke mugiye kubiki. Buri muntu ashobora kwitoraniriza mike bitewe naho hageze. Haleluya. Kuko iyo ari diocese ifite amaparuwasi agera kuri 60 n'ayandi, aho Remera igeze siho katedrali igeze. Katedrali bagiye kubaka twe twararangije. Aho katedrali igeze siho Kabuga igeze. Aho kabigize Akabuga igeze siho Nganzo igeze, siho Nkoti igeze. Buri muntu wese ashobora azishyiraho icye akurikije aho agana. Namwe mwishyirireho icyanyu ngo turaza kucyumva mu mwanya, siniya pastor niwe bishinzwe ntabwo ari jewe. Ahubwo umva uko Imana ivuze. Umurongo wa 18 iravuga ngo ibya kera ntimubyibuke. Amina. Ibya kera ntimubyibuke. Ibyawe bya kera ni ibiki? Ibyawe bya 2023 ni ibiki? Ibyawe bya 2022 wimukanye muri 2023 ni ibiki? Harimo bamwe mwimukanye ibibazo, harimo bamwe mwimukanye ubukene, harimo bamwe mwubakanye intambara n'imigogoro myinshi. Ariko Imana iravuze ngo ibya kera ntimubyibuke. Ntimwinjire muri 2024 mureba muri retroviseur. Ibya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho. Hari abantu bameze Yesu yigeze kubwira abafarisayo n'abanditsi ngo mwebwe muri imva zirabyingwa. Abantu benshi bazi yuko yabatutse, ariko burya ntabwo Yesu yabatutse, ahubwo ni ikigereranyo. Buriya imva ibamo ibintu byapfuye, ibamo ibintu bya kera, kuko imva ntijya yivugurura. Aba bantu bari bicaye ku mategeko ya Mose yatanze yaciyeho imyaka n'imyaka, Yesu azana amazi mashya, banga kuyakira kuko bari batuye mu mva, bakunda ibyapfuye. Hari abantu bameze batyo, bakwibutsa ibya kera, akakwibutsa ko yavukiye habi, akakwibutsa ko ababyeyi batamukundaga, akakwibutsa ko nta cyiza azabona mu buzima, akakubwira yuko abantu batamukunda, bakakubwira yuko afite karande, maze karande nayo yaragatoye. Umuntu yanga guhindura imitekerereze ati mfite karande, muzivemo. Ibya kera mwe kubyibuka, karande mwe kuzitaho, kuko Imana irarema ibintu bishya. Abafite karande mwese ndababwiye ngo izo karande muziterure muzihereze Yesu, umubwire ngo umva Yesu, izi karande ziwacu z'ubusinzi, izi karande ziwacu z'amahane, izi karande ziwacu z'ubwihebe, ibyo biri mu bya kera. Jewe ntabwo ndimva, ndi urusengero rw'Imana nzima. Haleluya. Twebwe ntabwo turimva, turi insengero z'umwuka. Ibyashize mwe kubyitaho, dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Aba bantu bari bihebye, Imana irababwira ngo ngiye kubereka mwababembe mwe, nubwo mwari mwihebeshejwe n'ibibembe mukihebeshwa n'inzara, ngiye kurema ikintu gishya, nimwe muzavuga inkuru nziza yuko ibintu byahindutse. Haleluya. Imana iradusezeranya irababwira ngo nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa.
inyamaswa zo mu gasozi, ingunzu n'imbundi bizanyubaha, kuko ntanga amazi mu butayu ngatembesha imigezi mu kidaturwa, kugira ngo nuhire ubwoko bwanjye natoranije, abantu niremeye ubwanjye, ngo berekane ishimwe ryanjye. Haleluya. Reka umwaka utaha nituza tuzabone benshi bari no kuvuga ngo ndashima Imana kuko yampinduriye amateka, ndashima Imana kuko yaguye imbago zanjye, ndashima Imana kuko yahinduye ibyo ntekereza, ndashima Imana kuko yahinduye urugo rwanjye, ndashima Imana kuko yampinduriye akazi, ndashima Imana. Turaza gusengera ibintu byinshi, buri muntu wese atekereze icyo agiye gupfumbatiza Imana, akabwira ngo Mana ibi ngibi mbisize muri 2023, rema ikintu gishyu gishyire muri iki kiganza. Haleluya. Ubwira Imana ngo rema ikintu gishya ukimfumbatize muri iki kiganza, kandi ibyo wizera nibyo uzabona. Ubwira Imana ngo amen. Yesaya 46 umurongo w'10 kugeza ku wa 13 ndimo ndasoza. Haravuga ngo umurongo w'10 Yesaya 46, ariko ubundi wayisoma yose ariko ntabwo ni ndende sinshaka kubatinza. Umurongo w'9 uravuga ngo mwibuke ibyabanje kubaho kera, kuko ari jye Mana nta yindi baho, ni jye Mana nta yindi duhwanye, mpera mwitangiriro nkavuga iherezo. Haleluya. Iki nicyo nkundira Imana yacu, ihagarara ku itariki ya 31 z'ukwa 12 ikakubwira ngo ndakubwira uko bizagenda mu mpera z'umwaka utaha, kuko mpera mwitangiriro nkavuga iherezo. Icyo mbikundira niki, Imana yo twebwe duhera ku itangiriro tukagana ku iherezo, Imana irabanza ikavuga iherezo hanyuma ukagenda uriganaho. Bwira Imana iguhe icyerekezo gishya, bwira Imana iguhe vision nshya, bwira Imana ikuremere ibitekerezo, ikwereke ikubwira ngo mbwira uyu mwaka uri imbere mpere ku itangiriro ryawo ariko mfite iherezo ndeba. Haleluya. Bituma udahora ugenda ureba hasi nk'inkoko. Wabonye uko inkoko igenda imeze gutya, ireba hasi igatora utwo ireba hasi, ntabwo igireba hejuru, igenda ireba hasi. Ariko Imana ikavuga ngo yasuko abantu banjye bagomba kugenda, jewe mpera mu itangiriro nkabanza nkavuga iherezo, kandi namara kuvuga iherezo nkariherekeza. Umva ukuntu ivuga, mpera ku itangiriro nkavuga iherezo, mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa, nkavuga nti imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nshaka byose nzabikora. Haleluya. Aha yabwiraga abayisiraheli musimbuke ku murongo, ariko reka nkomeze mbisome byose. Nzahamagara igisiga cy'amerwe kiva iburasirazuba, aricyo mugabo ufite imigambi yanjye uturuka mu gihugu cya kure. Narabivuze no kubisohoza nzabisohoza, narabigambiriye no kubikora nzabikora. Nimunyumve mwaba afite imitima inangiwe mwe bari kure yo gukiranuka, nigije hafi gukiranuka kwanjye ntikuzaba kure, n'agakiza kanjye ntikazatinda. Nzabashyira Siyoni nzagashyira Siyoni ku bwa Isirayeli, ari we cyubahiro cyanjye. Nigije gukiranuka ka hafi n'agakiza kanjye. Kandi Imana ikavuga ngo haleluya, ibyo nabivuze nzabisohoza. Aba bembe baragiye bamaze kubona ibyo kurya ngo baterura imyenda, baterura ibyo kurya, ariko ndangirize kuri iri jambo nkunda cyane muri biriya byo. Bamaze kubona ibintu byabo byahindutse, ubuzima iyo bumaze guhinduka, iyo twamaze kubona Yesu uhindura ubuzima, iyo agakiza katwigiye hafi tukakabona, ngo bamaze kubona bamaze kurya baravuga ati ariko muzi ibintu, umwe arababwira ati muzi ibyo turimo, ibi bintu ntabwo ari byiza. Hanyuma baravugana bati ibyo tugira ibisi byiza, kuko uyu munsi ari umunsi w'inkuru nziza, tukicecekera. Niturinda ko bucya tuzagibwaho n'urubanza, nuko nimuze tugende tubwiraho mu rugo rw'umwana, nimuze duhaguruke tujye kubwira abandi yuko agakiza kabonetse, nimuze duhaguruke tujye kubwira abandi ko dufite umwami uhindura amateka. Ntimuzarangize uyu mwaka utaha ngo uze hano tubwira ngo urumva ngo jewe Imana yangiriye neza. Ninde wundi wabimenye ko yakugiriye neza? Genda ubibwira abandi. Numara kumwemera umukiza wawe, uhamye muba byo yagukoreye, usabe n'Imana bahishurire Yesu wavuze
ntuwahawe nawe jenigimana ngwikwereke Yesu ngumwakire nawe niko ngusabira. Kunde magambo ko ndumara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Ntabwo ari byiza ko twihereraniye inkuru. Abakristo benshi mwicayemo hano muraza mukayora mukagumaho mugastoka. Oya, jya guhamya mu bandi ibyo Yesu yagukoreye. Uyu ni umunsi w'inkuru nziza ko twabonye umwami uhindura amateka. Uyu ni umunsi w'inkuru nziza ko twabonye umwami uhindura imitekerereze. Uyu ni umunsi w'inkuru nziza ko twabonye umwami urema ibintu bishya, ucisha inzira mu kidaturwa, akarema ikintu gishya mu butayu. Haleluya. Hanyuma uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Tubitorero ribwiriza ubutumwa bwiza, tubitorero rihindutse kandi rihindura aho turi. Reka ndangirize kuri aya magambo yo mu Bakorinto ba kabiri, niyo nsoma hanyuma tugasenga nkasubiza mikrofone umuyobozi wa gahunda. Nkunda ukuntu Paulo yanditse Abakorinto ba kabiri igice cya kabiri umurongo wa 14 aravuga ngo ariko Imana ishimwe. Haleluya. Iki nicyo mbifuriza kuko ihora iturangaje imbere. God is taking us into the new year. Imana iturangaje imbere. Nkundira ijambo kuvuga ngo ngiye kwinjira muri 2024 nambaye intwaro z'Imana. Imana indangaje imbere. Victory guaranteed. Imana iturangaje imbere. Ngo hashimwe Imana kuko ihora iturangaje imbere ikaduha kuneshereza muri Kristo no gukwiza hose impumuro nziza yo kuyimenya. Samari ibyo tumaze kumva byose. Hashimwe Imana ihora iturangaje imbere. Haleluya. Tukagira dute? Ikaduha kuneshereza muri Kristo Yesu. Hanyuma aho tunyuze hose tugakwiza impumuro nziza y'umwami wacu Yesu Kristo. Dusenge Imana. Icyo nicyo mbifuriza muri 2024. Imana ibajya imbere, itunganye inzira zanyu, iharura inzira mu butayu, itembesha imigezi mu kidaturwa. Muvomererwe, mwaguke, ntimuzasitare mu rugendo. Kandi Imana ibagenda imbere, ibahe kuneshereza muri Kristo Yesu. Kandi aho munyura hose abantu bavuga ngo ko twumvise ibintu bihumura hano, bati hari umuntu wavuye mu byaha uhanyuze. Haleluya. Turagushimye mwami Mana yacu.